kaba ku musego. Iyo amakuru ageze nzi isaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Nahisemo neza kuri Radio Rwanda gitondo cyiza tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Ngewe baramutsa ndi Fiston Felix Habineza. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 24 z'ukwezi kwa munani, turacyari mu mwaka wa 2026. Muri aya makuru tuje kubabwira ko Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi isaba urubyiruko muri rusange kwirinda ibiyobyabwenge birimo inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge zikomeje kwangiza ubuzima bwa bamwe mu rubyiruko. Turavuga kandi ko Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ubuyobozi bw'ishuri n'abanyeshuri bazagaragaraho gukoresha ibisindisha ku ishuri n'izindi ngeso mbi ko bazajya bahita birukanwa burundu. Abakurikirana hafi imibanire y'abashakanye bari kuvuga ko hakenewe ubufatanye butajegajega bwa buri wese ndetse n'inzego zinyuranye mu gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bw'imiryango iri gutandukana muri iki gihe. Hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango utabara imbabare Croix Rouge watangaje ko kuva icyorezo cya Ebola cyagaragara muri icyo gihugu umaze kugabwaho ibitero 11. Ibi ngo bikaba biri gukoma mu nkokora urugamba rwo guhangana n'iki cyorezo cya Ebola kimaze igihe gica ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri wa mbere Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Andy Burnham araherekeza i Kiev muri Ukraine mu ruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga kuva atangira kuyobora guverinoma y'iki gihugu cy'Ubwongereza. Muri aya makuru kandi turajya mu yavugwa mu mikino. Eric Ndagijimana udwishiki turagaruka ku rwego rutegura shampiyona y'u Rwanda icyiciro cya mbere rwemeje ingingo y'imari y'umwaka 2026-2027 ikazaba ingana na miliyari 1 na miliyoni zirenga 200 ndetse igabanyiriza amakipe yo muri Sudan abanyamahanga yakinishaga muri shampiyona y'u Rwanda. Naho ikipe ya PRC yarayitsinze ikipe ya Al Ahly Wadani Madani ibitego biri kuri kimwe mu mukino wa gicuti. Berekeza ni Burayiho abafana ikipe ya Atletico Madrid barayobugirije induru y'Urian Alvarez ngabe muri ikipe. Urakoze Salomo Wishema. Dutegura amakuru avugwa mu myidagaduro, uraza kugaruka kuki mu makuru y'imyidagaduro turababwira ko abaramyi Vestina na Dorcas abangaba batangaje ko bagiye gukora igitaramo cyabo cya mbere kuva batandukana na MIE yabarebereraga inyungu. Ni igitaramo kigomba kubera mu mujyi wa Vancouver muri Canada. Ni mujyi w'umuhanzi w'icyamamare mu muziki wa Afrobeat yitwa Ashake. Uyu nguyu yakoze amateka muri Scotiabank Arena i Toronto muri Canada. Ese ayo mateka nayahe? Murabyumva muri aya makuru. Tunanagaruka ku butumwa Dr. Dre yageneye abahanzi muri rusange. Urakoze cyane. Mu kanya n'amakuru ku buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye kandi tubashimiye ko muza kuyageramo uruhare. Kuri wa mbere Perezida wa Repubulika Paul Kagame aragirana ikiganiro n'abanyamakuru. Ni ikiganiro muze gukurikira hano kuri Radio Rwanda ndetse no ku bindi bitangazamakuru byose bya RBA ndetse no ku mbuga nkoranyambaga z'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA nyine ikaza gutambuka ku isaha y'isa 8 ku gicamunsi. Ayandi makuru, Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi iri gusaba urubyiruko rw'abaskuti mu Rwanda ndetse n'urundi rubyiruko muri rusange kwirinda ibiyobyabwenge birimo inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge zikomeje kwangiza ubuzima bwa bamwe mu rubyiruko. Ibi Minisiteri yabisabye urubyiruko rusaga 300 rw'abaskuti ruturutse mu turere twose tw'igihugu ubwo rwasozaga ingando z'inyigisho ni ingando za iminsi 4 zaberaga mu karere ka Musanze. Robert Byiringiro. Urwo rubyiruko rw'abaskuti mu Rwanda rwari rumaze iminsi 4 mu ngando yaberaga mu karere ka Musanze rwavuze ko rutanye ingamba zo kurwanya imyitwarire mibi mu rubyiruko ndetse n'ibiyobyabwenge byiganjemo inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge. Nyuma y'ingando dutahanye ingamba zo kurwanya ibiyobyabwenge mu moko yabyo yose. Ibiyobyabwenge, inzoga z'inkorano, izi bakunda kwita dundubwonko n'izindi zitandukanye, kiwingo, ibyuma, ibyo byose ni ibintu bidakwiriye abana twifuza ko bazaba u Rwanda rw'ejo. Nkanjye rero nk'urubyiruko rwaturutse mu karere ka Muhanga numva nakabaye umusemburo w'izo mpinduka nziza zijyana na gahunda ya leta ndetse zijyana na gahunda y'ubuzima bwacu nk'abaturage beza babereye igihugu, tukirinda gukoresha ibyo biyobyabwenge n'izo nzoga zitemewe. Tukabibutsa ko imyitwarire idafatitse cyangwa imyitwarire idashobotse ntaho yabageza
nk'uko slogan yacu ivuga ko tuvuga ngo ubuskuti imbere heza, ntabwo wagera imbere heza utitwaye neza, ntabwo wagera imbere heza wishora muri ibyo biyobyabwenge cyangwa se udakora nyine ibintu bikugirira umumaro. Ibyo byose ntiwabigeraho. Rero izi ngando navuga ko zongeye nko kudukangura, dusanzwe tubyiga mu bikorwa byacu bya buri munsi, dusanzwe tubyibutswa buri munsi, ariko navuga ko izi ngando zongeye kudukangura zikadushishikariza kubizirikana aho tugiye hose no gushishikariza bagenzi bacu. Ni ingando yaranzwe n'inyigisho zitandukanye ziri mu burere mboneragihugu, kwirinda ibiyobyabwenge byugarije urubyiruko, kurengera ibidukikije n'ibindi. Komiseri mukuru w'umuryango w'abaskuti mu Rwanda uzaba umugabo Virgile avuga ko izi ngando ziba buri mwaka zifasha urubyiruko kugira indangagaciro zo gukunda igihugu. Nubwo insanganyamatsiko y'iyi ngando yaragiraga iti duhanga udushya uyu munsi tuzaba abayobozi beza b'ejo hazaza, kamwe mu guhanga udushya rero cyangwa kimwe mu biranga umuntu uzi guhanga udushya ni ukujyana n'ibibazo biri mu muryango arimo. Iyo tubahugura tuba tuvuga ngo nibo bazaba urumuri, nibo bazabera abandi urugero, ni nabo bazavamo abayobozi b'ejo hazaza, baba b'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange. Tuba dukeneye rero umunyarwanda ufite indangagaciro z'umunyarwanda zuzuye. Yego turamurinda ibiyobyabwenge ariko agire n'indangagaciro zo gukunda igihugu, gukunda bagenzi be. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Shungwe Parfait yasabye abaskuti gufatanya n'inzego zose kurwanya ibiyobyabwenge, ubusinzi ndetse n'imyitwarire mibi mu rubyiruko. Abaskuti bari mu rubyiruko bitwara neza, rufasha abandi mu myumvire, rufite n'ubutumwa bushobora gutanga ko kubaho ubuzima bw'intangarugero. Abantu rero n'abasaba kugira ngo bagende batubwirire abajene bo mu Rwanda yuko birashoboka yuko umuntu ashobora kubaho ubuzima bwiza atanywa inzoga, hehe n'icyuma ibe iyo ntero. Ubuzima bwiza nicyo gishoro cy'ejo heza. Bishatse kuvuga yuko ibyemezo ufata uyu munsi nibyo bizagira ingaruka ku ejo hawe. Rero ugomba kurinda ubuzima bwawe, cyane cyane wirinda gukoresha ibiyobyabwenge, wirinda kunywa inzoga, wirinda ubusinzi bukabije, wirinda ingeso mbi. Muri ingando y'iminsi ine binyuze mu marushanwa ashingiye ku masomo bigishijwe, abatsinze kurusha abandi bahamyabumenyi bashimirwa ubwitange bagaragaje. Iyi ngando y'abaskuti yahuje urubyiruko rusaga 300 ruturutse mu turere twose tw'igihugu rukambika mu mahema yubatswe mu murenge wa Cyuve muri Musanze. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abaskuti barenga 63,000. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze. Akoze Robert Byiringiro. Reka tuvuge ku burezi. Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ubuyobozi bw'ishuri n'abanyeshuri bazagaragaraho gukoresha ibisindisha ku ishuri ndetse n'izindi ngeso mbi bazajya bahita birukanwa burundu. Ni mu gihe bamwe mu babyeyi bavuga ko imyitwarire mibi nk'iyi igira ingaruka ku mitsindire y'abanyeshuri. Jean Paul Turatsinze. Abanyeshuri bari mu biruhuko bisoza umwaka w'amashuri 2025-2026 bitegura gutangira 2026-2027. Bizeza ko barimo kwitwararika ku kintu cyose cyabashora mu ngeso mbi nk'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ibisindisha. Bagaragaza kandi ko ku mashuri wajya gusanga hari bamwe mu banyeshuri batoroka ibigo bakajya kunywa inzoga cyangwa bakishora mu biyobyabwenge. Ni ingeso bo ubwabo basanga zibangamira imyigire. Iyo umunyeshuri anywa inzoga akaza ku kigo ntabwo abasha gufata amasomo neza nk'uko mwarimu yamuhereza, n'ibyo afashe ntabwo abasha kubibika mu mutwe ku buryo niyo ageze nko ku kizamini atabasha kubikora ngo abitsinde. Umunyeshuri yanyweye inzoga afite akavuyo ku ishuri ntabwo abasha kubana n'abandi banyeshuri neza, abarwana niyo nta mico myiza bafite. Ababyeyi nabo bashimangira ko ubufatanye n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri mu gutoza abanyeshuri indangagaciro n'umuco nyarwanda aribyo bizaba igisubizo mu kurwanya ikoreshwa ry'ibisindisha n'ibiyobyabwenge ku mashuri. Iyo umwana yagiye mu biyobyabwenge cyangwa se mu myitwarire itari myiza biramwangiza, kandi ntibimwangize wenyine gusa kuko n'umusaruro ntuboneka. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kugira umwana wagiye mu nzoga, mu yindi myitwarire, bituma ejo hazaza h'igihugu h'umuryango nta cyizere. Icyo biba bivuze rero bivuze ngo ababyeyi bagomba gukurikirana cya gihe umwana ataha avuye ku ishuri anyura he, se abo bagenda na bagenzi be ni bantu ki. Umwana aragira cyakwivetana bagenzi be ukabona bagiye no kunywa, ukumva ngo bagiye kunywa n'agatabi. Yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, ya masomo ntaba kiyakurikiranye neza yanyweye ibyo biyobyabwenge. Ubwo rero turareba tukabona mwabihagurukira mukahagurutsa imbaraga nyinshi kugira ngo
ziriya nzoga bazikumire. Ubundi ibintu byose ni disipurine. Umwana w'inzoga rero ntashobora gutsinda, kimwe n'umwarimu w'inzoga ntashobora gutegura isomo ngo aryigishe neza. Ubwo rero bifite aho bihuriye neza n'ireme ry'uburezi, kuko umwarimu wateguye yasinze ntatanga isomo neza, umwana wize yasinze ntiyiga neza. Abayobozi b'ibigo by'amashuri bagaragaza ko biteguye gukumira ko hagira wahinduza inzoga, kuko aribyo bituma abanyeshuri bagira imyitwarire idahwitse. Abana bagiye muri interineti cyane cyane nk'abagiye mu wa mbere baba bagiye ahantu batazi, guhura n'abandi batazi nabo, ni byiza ko babwirwa ubuzima bagiyemo, cyane cyane tubategura kuzirinda guhindurwa n'abo bazasangayo mu gihe batari bamenyera, ugasanga barangiritse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nabo batangira gukoresha biriya biyobyabwenge, ziriya nzoga bazigishwa n'abandi basanze babarusha imyaka. Ni byiza ko umwana tumurekura twamuhaye package ihagije y'ubumenyi y'uburyo azahakana ku muntu uwo ari wese wamujyana mu binyuranye n'ibyo yatojwe cyane cyane akiri mutoya. Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana asaba ibigo by'amashuri kurwanya no kwamagana ikoreshwa ry'inzoga mu banyeshuri n'izindi ngeso mbi, kuko uzabifatirwamo wese atazihanganirwa. Yaba umunyeshuri, yaba umwarimu, yaba umudiregiteri, yaba umukozi wo mu gikoni, umuntu wese uzabifatanwa ku ishuri azahita yirukanwa burundu. Tubyumvikaneho twese, inzoga, ibiyobyabwenge ntabwo bishobora kugaragara ku ishuri na gato, ntabwo bizihanganira. Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri 2026-2027 kizatangira mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa 9. Kurwanya izi ngeso mbi n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu banyeshuri bikaba biri no mu murongo wo gukumira ubusinzi uhereye mu bakiri bato. Jean Paul Turatsinze, mu mujyi wa Kigali. Urakoze Jean Paul Turatsinze. Tugume ku ngingo ijyanye n'uburezi. Impuguke mu burezi zivuga ko ubufatanye bw'inzego z'uburezi n'abarimu mu gushyira mu bikorwa gahunda yo kuzamura ubumenyi bw'abarimu bigisha amashuri abanza ko bizagira uruhare mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Ni mu gihe abarimu barangije amashuri yisumbuye gusa bakaba bahawe imyaka 5 yo kuba bamaze kuzamura urwego rw'amashuri yabo, no kuvuga nyine abarimu bafite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye gusa. Aba rero bakavuga ko nabo ibi babyishimiye, ariko bakavuga ko bari gusaba ko bafashwa kugira ngo bazamure nyine urwo rwego rw'amashuri yabo. Ni ibintu babwiye kwigira isa. Minisiteri y'Uburezi iherutse gutangaza ko guhera muri uyu mwaka w'amashuri wa 2026 ushyira wa 2027 abiga mu mashuri nderabarezi azwi nka TTC bazajya biga imyaka 5 kandi bakarangiza bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza AE. Abasanzwe bigisha mu mashuri abanza nabo bafite diplome ya AD nabo muri iyo myaka basabwa kuzamura urwego rw'amashuri bafite, kuko nyuma y'iyo myaka 5 nta mwarimu ufite AD uzaba cyemerewe kwigisha mu mashuri abanza. Icyakora kubura ubushobozi kwa bamwe mu barimu muri imwe mu nzitizi bafite kugeza ubu. Urumva nubwo harimo igihe cyo kwitegura, ariko nanone ntabwo nonaha benshi ubushobozi ntabwo mpamya ko bworoshye guhita babubona kugira ngo bazamure iyo digiri ya A1, ariko bishobotse mwarimu yafashwa nanone ku bijyanye n'ubushobozi yabo bw'igihe cyo kwiga, yabo bw'amafaranga, akabasha kuba yazamura iyo digiri. Kugira ushaka gutanga muri education hari kaminuza wenda itanga 20, iyo ntiri kuri ntoya muri semester. Ubwo no kuvuga ngo uzafunga ubona udufaranga ugenda ufunga amafaranga agere ku 120 muri semester. Muri Kigali twongeza ni byiza baratwongeje, ariko bitewe n'ubuzima aho bugeze n'amafaranga nayo bari make cyane. Ku bijyanye n'iki kibazo, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Irere Claudette avuga ko leta izakomeza gutanga ubufasha ku bafite ubushobozi buke. Niyo mpamvu twashyizeho nyine imyaka 5. Mu myaka 5 nibyo bita grace period. Hakora ibishoboka byose kugira ngo ujyana abantu mugendane. So hari abo tuzafasha mu bushobozi buke bw'igihugu nk'uko dusanzwe tubikora, hari abo twohereza kujya kwiga, ariko byumvikane ko ubushobozi bugira aho bugarukira. Harimo noneho n'abazakomeza nabo bakiga, n'abarimu ubwabo barabyikorera badategereje iyi gahunda. Icyo bivuze rero ni uko igihe grace period yarangiye, noneho yaba umwarimu mushya tuzanye mu kazi agomba kuba afite A1, yaba uri mu kazi agomba kuba afite A1. Utayifite ubwo turamubwira tuti banza ugende uyibone.
Impuguke mu burezi akaba n'umwarimu muri kaminuza Dr Ngenzi Yusufu avuga ko kuzamura urwego rw'amashuri y'abarimu bishobora kugira uruhare mu kuzamura ireme ry'uburezi ariko bisaba ubufatanye hagati y'inzego bireba. Tuzageranya tuvuge ese ko mbere koko twabonaga abantu batsinda muri kino kigero, ubu ngubu bimeze gute? None tumara kubigerageza turebe agaciro ritanze. Baba bashaka umubare wa benshi hakaba ari icyuho kinini, ni ukuvuga ngo bagomba kugira inkunga cyangwa se bagafasha ba bantu baba selected, cyangwa se niba ari ukuvuga ngo umuntu turashaka abantu bari kwari ariko bake ariko bingira akamaro, ubwo nyine buri muntu azirwariza kubera ko n'ubundi umva wizagira akamaro cyane ari wa muntu wagiye muri ayo mahugurwa kuruta uko leta yo irakorohereza nk'umubyeyi ariko wowe bikakugira akamaro kurusha. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko izi mpinduka zikomeje gukorwa mu burezi bw'u Rwanda zigamije kuzamura ireme ry'uburezi no kubategura neza mbere yo kujya mu mwuga wo kwigisha. Kwigira Isa i Kigali. Urakoze Kwigira Isa. Duhindura ingingo no tuvuge ku mibereho. Abakurikiranira hafi imibanire y'abashakanye bavuga ko hakenewe ubufatanye butajegajega bwa buri wese n'inzego zinyuranye mu gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bw'imiryango itandukana, kuko bitabaye ibyo ngo byasenya ireme ry'umuryango nyarwanda. Patience Ishimwe afite ibindi kuri inkuru. Kuri buri murenge wo mu Rwanda ntihashira icyumweru hatabayeho gusezeranya abasore n'inkumi cyangwa abasanzwe babana bagashyingiranwa imbere y'amategeko. Muzabyara abana muzaragakene ku kino gihugu. Reka tubifurize kugira ibirori byiza by'ubukwe kandi Imana izabibafashemo. Buri mwaka imiryango ishyingiranwa imbere y'amategeko mu Rwanda iri munsi y'60 kandi imaze imyaka 3 igenda igabanuka. Imibare igaragara muri raporo y'irangamimerere yegeranijwe n'ikigo kibarurisha imibare mu mwaka ushize yerekana ko mu mwaka wa 2025 hasezeranye imiryango 50,256 ivuye ku 52,878 mu mwaka wa 2024 no ku 57,880 mu mwaka wa 2023. Ku rundi ruhande imibare basaba n'abahabwa gatanya yo igenda izamuka. Raporo y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2025 hari imiryango 4,449 yari imaze guhabwa gatanya mu myaka 3 yari ishize. Muri iyo igera kuri 782 yayihawe mu mwaka wa 2023 na mbere yaho mu mwaka wa 2024 gatanya ihabwa imiryango 1,068. Mu mwaka ushize wa 2025 imibare yikuba inshuro zirenga ebyiri igera ku 2,629. Umwe mu bahuye n'ibibazo mu rushako akaba arimo gusaba gatanya ni uyu muturage wo mu karere ka Rulindo. Ategereje gutandukana burundu n'umugore babanaga guhera mu mwaka wa 1999. Asobanura ko ibibazo bagiranye byatangiye mu myaka 6 ishize ubwo umugore yajyaga gukorera kure y'umuryango. Ubwo namwegereye rero ngira ngo tubane, ariko biba nabi cyane kuko mu kumwegera nibwo nahise mbona ibyo yiberamo. Nkabona hari abandi baba mu gakungu kamwe, abagabo iki ngo bahuriye mu bintu by'ibimina, ubundi ngo muri za gym, ubundi muri za wa munsi ujya ubaho wa siporo rusange mu mujyi wa Kigali. Dukahare abo babana njye nkabona nta kimpa agaciro, nagerageza kugira ngo tubiganireho wapi. We n'abandi batandukanye nabo bashakanye bavuga ko babonaga ariyo mahitamo ya nyuma. Ni igeze ko n'ababyeyi twabaregeraga ugasanga ibyanjye ntibirimo kumvikana, kandi imyaka nari ngezemo sahizi ntago ari zo kwahukana ngo waje wantuye, nkeneye kwicara nkarera abuzukuru Imana izampa, ariko ntibyari bikunze. Icyakora impuguke mu kwita ku buzima bwo mu mutwe Uwitonze Therese avuga ko ibi byangiza imitekerereze ba nyir'ubwite n'abana babo. Ugasanga uwatandukanye na mugenzi we yitereye icyizere, nta kintu cyiza akibona mu buzima bwe, nta kikimushimisha, igihe cyose arabona ari mubi, akabona ntacyo amaze. Ugasanga kenshi baranabibwira n'abana babo. Umwana yaza nko mu rugendo rwo kuvurwa mu cyo twita clinical session, ugasanga umwana ati rwose mu rugo mama ahora afite kwiganyira, yishinja ko ari we wabiteye. Izo ni ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Mama aranywa ibiyobyabwenge ntahagarike, akarara mu kabari, papa ararara mu kabari, kubera ko turabibona yuko byabagizeho ingaruka, kubera no kuvuga ngo biramugora kugira ngo ubwonko bubyakire, bigatuma rero agira imyitwarire itari myiza. Hari n'abandi rero noneho banatekereza kwiyahura. Bamwe mu bunganira abantu mu mategeko bavuga ko impinduka zirimo no koroshya impamvu zitandukanye bashyingiranywe mu mategeko ziri mu byongera iyi mibare. Kera kugira ngo usabe divorce
warayisabaga bigafata igihe, none uyu munsi igihe barakigabanyije. Umucamanza yagombaga kubanza kubunga, akagerageza kubunga, ariko uyu nguyu umucamanza ntabwo ibyo kubunga abijyamo. Abunga kimwe n'uko yunga abishe amasezerano y'ubucuruzi, abishe amasezerano y'ubufatanye ayo ari yo yose. Ni ukuvuga ngo wa mwihariko ujyanye no kubaka urugo ntugihari. Amategeko rero mu guhinduka, mu koroshya ibintu, bituma n'abantu batinyuka kujya gukora iyo divorce. Icya kabiri ni gender based education. Gender education mu Rwanda yarazamutse, n'uburenganzira bwa muntu ko abantu baringaniye, abantu barakangutse. Imibare ya 2025 y'ikigo cy'ibarurisha imibare igaragaza kandi ko 81.2% by'imiryango yatandukanye yari itarageza ku myaka 10 ibana. Gatanya nyinshi zigaragara mu bagabo bari hagati y'imyaka 40 na 44 n'abagore bari hagati y'imyaka 35 na 39. Uwitonze avuga ko mu myaka 19 amaze yita ku buzima bwo mu mutwe, yasanze benshi mu bashakanye babana nabi bafite indwara zo mu mutwe bakomora ku mateka. Kuko mu bashakanye buriya harimo abafite uburwayi bwo mu mutwe, twebwe kubera yuko uburwayi bwo mu mutwe ntubusoma ku maso, bigatuma bigira ingaruka mu mubano wabo kandi mu by'ukuri n'abatari bo. Ngena nabikozeho n'ubushakashatsi nsanga 60% by'abashakanye bari kubana nabi bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo rero umuntu urwaye mu mutwe we akeneye kwitabwaho na leta, bakomora ku mateka y'ibyo banyuzemo. Ntiriwe njya kure, murabizi amateka dufite aremereye, jenoside yakorewe abatutsi, za violence mu miryango twavuyemo, ibyo byose ubwonko bwacu buracyabyikoreye. Iyo rero utavuwe mu rugo ugiyemo urabijyana. Inkiko zo mu Rwanda nazo ziherutse kugaragaza ko zakiriye ibirego 3620 bya gatanya mu mezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2026. Inararibonye mu mibanire y'abashakanye Tuyishimira Somta asanga kubaka imiryango ihamye bikwiye guhera mu iterura n'urugero rwiza rw'ababyeyi. Iyo umugore n'umugabo batakundanye, uburere bagiye guha abana burabusobanye, burasobanye. Iyo umwana yabuze urugero agenderaho, wararwishakira. Ubwo rero dusubire ku isoko, umuryango ufite ikintu ndetse n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rifite icyo kivuga ku muryango. Vuga ko umuryango niwe shingiro y'igihugu. Tudahereye mu muryango, urumva hari ahandi twahera? Aho ngaho, aho tubyemere, tuvuge tuti dufite icyorezo. Buriya nubwo muvuga imibare biriya 3620 by'amezi 6 ashize, ntabwo abariyemo abafite separation de corps kandi ni benshi. Ntabwo yageze ubariramo abitandukanyije. Imibare y'imyaka 3 yo guhera mu mwaka 2025 igaragaza ko gatanya ziganje mu mujyi wa Kigali ufite izigera ku 1119, ugakurikirwa n'uburasirazuba ufite 1011, mu gihe intara y'amajyaruguru ari iheruka na gatanya zingana na 529. Patience Ishimwe, Kigali. Urakoze Patience Ishimwe. Tuvuge ku bijyanye n'ubukungu. U Rwanda rwiyemeje ko mu cyerekezo cyarwo mu mwaka wa 2029 ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buzaba bukorwa mu buryo bugezweho, ariyo mpamvu rurimo kuzamura ishoramari rishyirwamo. Ibi bikazatuma uru rwego ruzaba rwinjiriza igihugu 10% by'umusaruro mbumbe wacyo bivuye kuri 3% biriho ubu ngubu. Kwizera Bosco yagiye kudushakira ishusho y'uko uru rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ruri kuzamuka ubu ngubu, hanyuma dutegura inkuru ikurikira. Urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda rugaragaza ko 80% by'uturere twose two mu Rwanda tubonekamo amabuye y'agaciro anyuranye, harimo gasegereti, coltan, beryl, lithium, zahabu, wolfram n'amabuye y'amabengeza. Abafite ibirombe by'amabuye y'agaciro anyuranye nabo bemeza ko mu Rwanda ahari kandi ahagije. U Rwanda rufite amabuye y'agaciro. Iki ni ikimenyimenyi, turi muri tano hano muri mine y'abashyamba Gamiko. Hari gasegereti iragaragara, ntabwo ari ukuvuga ngo ni yaturutse ahandi. Turi munsi y'umusozi, metero 200 munsi y'umusozi. Amabuye arahari mu Rwanda, amabuye arahari meza kandi menshi mu gihugu cyacu. Uru ruganda mvuga ni rwo rwonyine rubasha gutunganya gasegereti ku rwego rw'uko dufata amabuye y'agaciro tugakoresha uburyo butandukanye kugeza n'amafuru n'ibindi bintu bitandukanye, tukaba twakora ibyo bita rengo cyangwa se ingots mu Cyongereza, ibyuma bifite
navuga nk'ubuziranenge muri rwego rwo hejuru, high purity level igeze kuri 99.9%. Gukoresha imashini n'ikoranabuhanga rigezweho mu bucukuzi biri kuri 40%, mu gihe intego y'igihugu ari 80% bitarenze muri 2029. Ubuyobozi bwa sendika y'abakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda bwishimira ko n'ubumenyi bw'abarukoramo bwazamutse. Tumaze kugira abize za kaminuza, amashuri makuru mu birebana n'ubucukuzi bakaba 2,000. Tumaze kugira abakozi bigiye ku murimo bageze hafi 5,000 birengaho. Noneho ukurikije naho tugeze mu minsi iri imbere turaba turi igihugu gifite abacukuzi koko b'umwuga. Tunashimira by'umwihariko leta y'u Rwanda yagiye yohereza abana b'Abanyarwanda kujya kwiga mu mahanga, nanjye ubwanjye ndimo, ndetse n'abandi benshi bagiye biga mu Bwongereza hirya no hino. Mu by'ukuri ibyo tubabwira ni inkuru y'impamo. Turi igihugu gifite amabuye n'ahazaza henshi kandi gitekanye. Kuri ubu 22% bya colta na 31% bya wolfram bikoreshwa ku isi hose bituruka mu Rwanda. Ibi akaba ibyo bishyira u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika no ku mwanya wa 4 ku isi mu bijyanye na wolfram. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe mine, peteroli na gaze, Uwase Alice, avuga ko u Rwanda rufite uburyo rureshya ishoramari binyuze mu gukorana n'inganda zitunganya amabuye y'agaciro. Most of the investment that we receive, I will take an example of FDB. Ishoramari ryinshi tubona, reka dufate urugero rwa AFDB. Ikintu cy'ingenzi barebaho ni ukuboneka kw'amabuye y'agaciro. Birumvikana ko bareba ubushakashatsi bwakozwe, raporo zemewe zigaragaza ayo mabuye, ariko banareba no kubahiriza amahame mpuzamahanga ku bucukuzi. Bityo tugomba kureba urwego rw'uruhererekane rw'amabuye y'agaciro rwose uko rwakabaye. Impamvu dutekereza gutera inkunga ibikorwa bibungabunga ibidukikije ni ukugira ngo tubashe gukurura ishoramari ry'igihe kirekire no kugira ubufatanye bufite intego. Urugero, niba guverinoma igiye kugura imodoka zikoresha amashanyarazi cyangwa se bisi zikoresha amashanyarazi nk'uko turimo kubikora hano mu Rwanda, tugomba kumenya neza ko dufatanya n'uruganda rukwiye ku buryo dushobora kurwoherereza lithium na tantalum rukemera, narwo rukaduha izo modoka zikoresha amashanyarazi kandi ku giciro cyagabanyijwe. Why we can get the EV vehicles on a discount. Bitarenze muri 2029 uru rwego ruzaba rwinjiriza igihugu 10% by'umusaruro mbumbe w'igihugu bihwanye na miliyari 2 na miliyoni 170 z'amadolari, bivuye kuri 3% biri ubu bingana na miliyari 1 na miliyoni 75 z'amadolari. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Tunyuze amaso mu bitekerezo mwatwoherereje, duhere kuri Frederic Maniriho wavuze ngo urubyiruko kandi kumvira mu karere ka Musanze mu murenge wa Nkotsi. Yavuze ko rero ngo urubyiruko rwitabiriye ingando y'aba scouts bari mu karere ka Musanze. Ati twizeye yuko ibyo bigiyemo bigiye kubafasha kwigisha abandi kurangwa n'imico myiza no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, kandi hakwiye ubufatanye kugira ngo twubake imiryango myiza ibana mu mahoro ndetse idatandukana kuko bigira ingaruka ku bana. Uyu witwa Dusayimana